Mwiriwe, nitwa Rutemisa ubu tukaba tugiye kuganira ku kintu maze iminsi nk'iyo ndimo kwibazaho, nkunze no ku kibazo rimwe na rimwe, ku kintu kibaza ngo kuki urubyiruko rudakunda gukoresha impano zabo. Ni ukuvuga ngo impano ndavuga talents cyangwa se skills, kandi bazifite kandi zabagirira akamaro. Nimvuga urubyiruko ubwo ndavuga urwo mu Rwanda cyane cyane, kuko hanze ho simbizi, cyangwa se mu bindi bihugu hari ibihugu byinshi byateye imbere cyane kubera ko bakoresha impano zabo. Icya mbere ndi buvugire ni uko nicyo maze kuvuga, ibihugu byateye imbere cyane nka wenda tuvuge nko muri Amerika, Bwongereza, hehe, bakunze gukoresha impano zabo cyane. Ntabwo ndabigeramo ariko mbasha kubona amakuru cyane nifashishije nka YouTube n'urugero. Ni ukuvuga ngo ninza yenda nkandikamo ngo how to cook muri YouTube, mfite video za mbere ziza imbere byanze bikunze, either nizo mu bihugu byateye imbere cyane cyane muri Amerika, mu Bwongereza, Australia, gutyo gutyo, no mu bindi bihugu wenda Burusiya cyangwa se simbizi. Ariko nta video wapfa wenda twandika wenda ngo uko bateka n'urugero, ni ukuvuga ngo nituza hano twandika ngo uko bateka, hano ndimo kubona video z'umunyarwanda ebyiri gusa, ni ebyiri. Nitumanuka ku zindi hasi turabona ibindi bidahuye. Ni ukuvuga ngo hariho nibura results 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nta kindi. Umunyarwanda umwe witwa ngo ni Byiringiro Samuel niwe mbona washyizeho izo video gusa, ariko bitabuje, kandi urabona ko nibura zarebwe, ariko bitabuje ko harimo n'abandi bantu benshi cyane bazikora mu Rwanda. Ntabwo ari ngombwa ngo bose ngo bazikore icyarimwe, ariko se nibura ko cyenda tutasanga nka video, ni ukuvuga ngo nibura nka video 50. Hano mbonye results 7, kanajya wenda nandika mu ngaho result 1,4,900,000. Wenda tubwenda ko ibihugu bivuga icyongereza bifite abaturage benshi, ariko still nubwo twakora iyo ratio ya 1,900,000 tukagabanya na result 7, ntabwo tugafata nanone ibihugu bivuga icyongereza abaturage bifite tukagabanya n'abaturage bo mu Rwanda, nuvuga ngo ntabwo rate yahura. Byanze bikunze bo bafite uko ibihugu byateye imbere kenshi usanga bafite talent, bakoresha talent zabo cyane ku buryo buri kantu kose nimba azi kugakora agashyira kuri YouTube. Akenshi abikora yumva nta kibazo, uwo ari wese yazaza akareba akishima, kumva nibura talent ye ntabwo yapfa ubusa, ashobora kubibyaza umusaruro agasharinga n'abandi. Kandi nta n'uba ushaka nk'uyu nguyu video ye irebwe n'abantu bakayisaba 9,000, yagwenda no mu minsi mike kuko, ariko nibura zirarebwa, nicyo nshaka kuvuga. Impamvu ndimo kuvuga ibi ngibi, hari ingero nyinshi z'abantu benshi b'urubyiruko, ikintu navuga ku isi, bakijijwe n'impano cyangwa se na talent. Ni ukuvuga ngo tujya twumva yenda umuntu yarakize akavuga ko ababyeyi bakize, gutyo bikaba byoroshye, bakaba bamuha imitungo n'iki n'iki, ariko abenshi ntabwo bafite ayo mahirwe. Ntabwo dufite chance zo kuvuga ngo wenda ngo ba papa bari urugero, cyangwa se bandi n'abandi. Ni ukuvuga ngo tugomba gukoresha umutwe wacu cyane cyane, kandi natanga urugero nk'abantu bakijijwe na talent no mu Rwanda no hanze, kandi batoya. Urugero Justin Bieber, story ya Justin Bieber ukuntu yizi,
kandi ni nako imeze. Justin Bieber yajyaga akora amavideo y'indirimbo arimo kuririmba, agakora amakava akayashyira kuri YouTube, atazi nimba bizamugira akamaro. Harimo benshi bazikoraga ntizanarebwaga cyane n'icyo gihe, upfa gushyiraho gutyo gusa. Then nyuma nibwo umumanager we ndetse n'Asha baje kumubona, batangira kumva baramusinyisha, tayari babaye umusitari. Ubu ngubu ari mu basitari batoya dufite ku isi bafite amafaranga menshi. Reka tuze mu Rwanda. Mu Rwanda reka tuvuge kuri Kanyombya. Kanyombya nawe ari mu bantu, ntabwo wenda yigeze ajya kuri YouTube ngo ashyire impano n'icyo, ariko amateka ye nzi ni uko yari umuzamu ahantu ku kigo kimwe. Nyuma aza kureba avuga ati se ariko ubundi wagiye njya gukina muri ziriya filime nkanisekereza abantu gutyo, ntigira icyo abantu benshi bakunze kwita ngo ni inzanga, dore ko nabishoboye. Kanyombya abafashe iyo role mu mafilime twagiye tubona y'amaseri, sinzi ukuntu yitwa, gusa abantu bahimbye ngo ni Kanyombya ayo maseri, kubera ko niwe muntu uri umusekeje cyane. Buryo uko yabikoraga yumva bimunejeje, atazi imva n'ibyo akavuga ati ngiye mva gukora ibintu numva bindimo. Ariko finally byaje kumugira umustar ukomeye muri kano karere. Kanyombya arazwi ahantu henshi cyane. Indi story yenda nafata Adele. Adele nawe ni umuhanzi ukomeye, umuhanzikazi ukomeye cyane w'Ubwongereza, ndetse uninjiza uri n'umuhanzi winjiza amafaranga menshi ku isi. Ariko nawe kugira ngo amenyekane uko yagaragaje talent, yagiye mu cyo bita Britain Got Talent, agaragaza impano tayari, none ngubu arimo kumakinga amafaranga. Ikintu nshaka kuvuga cyane cyane hano, njye impamvu ino story nayihisemo nuko njyewe bino byambayeho mbizi, kandi muzi nanjye kugira iyo fail yo kutagaragaza, yo kudakoresha ibintu mfite, nkavuga nti sindabikoresha se ubundi bwamari ntise ko bitanze n'amafaranga mu kanya. Nk'urugero ndimo gukora no video, izi video kuzikora gutya ndimo kuzikora mu mwaka wa 2016. Mu myaka ingahe ishize nari mfite ubushobozi bwo kuzikora 100%, ariko ntazo nakoraga. Ariko nibwo nayiravuga nako se ubundi mfite ubumenyi bupfa ubusa, nshobora no gusharinga ibintu n'abandi, wazanye mbikora ko mfite time napfa ubusa, talent irahari kandi biroroshye cyane kubikora. Ubu nibwo ntangiye kuvuga nari kundi, niba nabwo ntangiye guhumuka simbizi, ariko se kuki ntabikoze imbere. Ikintu nshaka kuvuga, harimo n'abandi benshi muri mwebwe ndetse barimo gukora n'iyi video ndetse no mu Rwanda bafite ubumenyi, ngenda bazi, nzabantu kabisa urubyiruko bafite ubumenyi buhambaye kabisa buteye ubwoba, bwagiye nabona akamaro ariko ntibabikore. Akenshi ugasanga impamvu batabikora bavuga bati ubundi se bifite amafaranga, se ubundi se bimariye icyo abantu, yewe wenda bifite ikintu bimariye abantu, ariko se ngiye biramarira iki, bizazana amafaranga ryahise, akabyura gutyo gusa. Ariko nyamara ntamenye ko urubyiruko ku isi percentage nini, uvuga ngo nimba navuga 90% cyangwa 100% bakijijwe na skills cyangwa se talent zabo. Nubaga abo twita abaroro umudongo bimenye ndashaka wenda kuzagira amafaranga wenda ngo nk'akanaka, abo tuvuga ngo ndashaka kuzaba nk'akanaka, nuko bigaragaje, barigaragaje. Ntago bavuze bati reka dutegereze amafaranga azaze tuzadukora ibintu ariko amafaranga hari, reka da. Barebye bavuga bati twebwe reka dukore dupfe kugaragaza impano zacu, nubwo tutabona n'amafaranga ariko nta kibazo, hawe ngo twicare dupfuza. Mbona uvuga ngo nakavuze byinshi cyane muri no video, ariko ntabwo nshaka ko video zanjye zimara iminota myinshi. Nibyo nenda kuvuga, kuki abantu cyane cyane kuki urubyiruko cyane cyane mu Rwanda, kuko ibindi bihugu ntabwo bindeba, nta nubwo ibindi bihugu nta n'ikintu binakize cyane, nta n'ikintu bimariye. Ariko mu Rwanda hamutse harimo tugize abakire benshi, ibyo wenda birakimariye cyangwa iki, kuki urubyiruko badakoresha impano zabo. Nibyo nabwiraga, mwakoze.